kumutwita yamutwise mu gihe bari kwica abana b'abahungu bagomba gupfa. Nyina wa Mose amutwita nawe atazi ko atwise umwana Imana ifiteho umugambi. Kandi Imana yigeze ibwira nyina wa Mose ngo utwite. Yaramutwise ngo amubyaye abona ni umwana mwiza cyane ngo agerageza kumuhisha. Ngo ariko amuhisha amezi 3 agera harananirwa. Ananiwe ngo amubohera akato. Amujyana mu rufunzo. Nkaho yaravuze. Yes, ni nkaho ati icyo ntashaka ni ukuzamubona bamunicira mu maso. Basi ngo yarapfuye yariwe n'ingona ariko sinzabona mu maso yanjye bamucira umwana. Uko n'ubundi amujyanye nta buzima buhari Francis, mu rufunzo nta buzima burimo. Ariko Imana ihabitse ubuzima kubera umugambi mufite. Hari ingona zari kumurira ibifi byari kumurira.